Ndabasuje cyane cyane kandi nongeye kubaha ikaze abantu mwese munkurikira kuri Oliva TV, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bivuga ku buzima bw'umwana, bya bintu byose ukwiriye kumenya ku buzima bw'umwana. Uyu munsi tugiye kuvuga topic nziza. Tugiye kuvuga indwara mbi cyane, indwara ishyira ubuzima bw'umwana mu kaga, indwara ishyira ubuzima bw'umumama utwite mu kaga. Ese waba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel? Ngiye mu bana nitwa Oliva, ama medical doctor, nkaba ndi no kwiga byimbitse kuvura no kwita ku buzima bw'umwana, ari nayo mpamvu nahisemo kuzajya mbagezaho ibiganiro byose bishobora gutuma ubuzima bw'umwana bugenda neza. Kurikira ikiganiro rero kugera kirangiye kugira ngo usobanukirwe iyo ndwara ni iyihe, ni ibiki, ni ibihe bimenyetso, ni ibiki umubyeyi nyine akwiye gukora kugira ngo yirinde arinde n'umwana we. Ikindi, nimba uri mushyashya ukaba utarakora subscribe, please kanda ku nzogera kugira ngo dusapotinge, ikindi ujye ubona ibiganiro byacu nyine ku gihe, turushaho kugenda tugira amakuru ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana. Iyo urimo urarera umwana neza uba urimo urategura future ye nziza. Iyo uri kwita ku buzima bw'umwana neza urimo uramutegurira future nziza, urimo uratuma even like umugabanyiriza ibyago byo kuba yagira zimwe na zimwe mu ndwara nyine, haba izandura haba izitandura. Ni ukuvuga ngo kwita ku buzima bw'umwana ni inshingano y'umubyeyi, ni inshingano y'umuntu wese, kuko buri muntu wese aba akwiye kugira uruhare nyine mu gutuma ubuzima bw'umwana bugenda neza. Nk'uko nabibabwiye rero, reka twinjire mu kiganiro tudatinze, turebere hamwe iyo ndwara ni iyihe ishobora gushyira ubuzima bw'umwana n'ubuzima bw'umumama mu kaga. Nta yindi rero, ni indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso abamama bagira igihe cyose batwite. Tugiye kurebera hamwe iza ryari, mu ndimi z'amahanga tuyita preeclampsia, aho ushobora gusanga yanagize icyo twita eclampsia igihe nyine yabaye very very severe, aho mama nyine atangira kugaragaza ibimenyetso nko kugagara. Icyo ni igihe nyine umuvuduko wabaye mwinshi cyane kugeza aho byataka n'ibice by'ubwonko, umama nyine akaba yatangira no kugagara. Ubwo turaza gusobanukirwa byinshi turebera hamwe nyine n'ibimenyetso umubyeyi ashaka kugaragaza byanatuma bimuha imbaraga zo kujya kwa muganga kare kugira ngo nyine bamufashe. Icya mbere, nk'uko nabibabwiye, iri mu ndwara za mbere zituma umumama utwite ashobora no gupfa mu gihe atwite, ndetse n'umwana akaba yapfira mu nda. Niyo mpamvu dukwiye kugiraho ubumenyi kugira ngo ujye umenya yuko kwisuzumisha kare, kwikurikiranisha kare ni inshingano yawe, ndetse ni ikintu cy'ingenzi kuri wowe ndetse n'umwana utwite. Nk'uko nabibabwiye rero, indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso ku bamama batwite ni indwara ikunda kugaragara. Ikindi, ni indwara ishobora kwica nyine haba umwana ndetse n'umubyeyi. Akenshi ni indwara iza iyo hashize ibyumweru 20 umumama atwite agatangira kugaragaza ibimenyetso, cyangwa yajya kwa muganga bagasanga umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyane. Ikindi, bakabona na zimwe muri poroteyine mu nkari ze, aribyo bituma muganga nyine adasida kuvuga yuko mama yagize preeclampsia cyangwa yagize umuvuduko ukabije w'amaraso. Wenda umaze nk'ibyumweru 20 utwite, ushobora no kwiyumvaho bimwe mu bimenyetso bidasanzwe, bikaba byakwemeza yuko ukwiriye kujya kwa muganga kare nyine kugira ngo muganga agufashe. Cyane yuko uwo muvuduko ukabije w'amaraso abamama bagira batwite ugira ingaruka ku bwonko, ugira ingaruka ku bihaha, ugira ingaruka ku mwijima, ugira ingaruka ku mpyiko. Ni ukuvuga ngo nk'uko mubizi, n'umuntu wese urwaye hypertension igira ingaruka kuri organe nyinshi z'umubiri. Rero ku mama utwite ni ikintu kiri kurushaho kwita ku buzima bwe, cyane yuko aba afite n'umwana, nyine afite n'ubuzima bw'umwana mu nda. Ubwo rero, nyuma yo kumara kumenya yuko igira ingaruka kuri organe nyinshi z'umumama, ikindi ikaba yagira n'ingaruka nyinshi ku buzima bw'umumama no ku buzima bw'umwana. Ni byiza rero kwisuzumisha kare, nk'uko nari mbibabwiye, udakeneye no kujya kwa muganga, cyangwa hari n'ibimenyetso ushobora kubona ako kanya ukadesida kujya kwa muganga kugira ngo nyine muganga agufashe gukora check up y'ibintu byose kugira ngo nyine
amenye ko umwana ameze neza ndetse n'ubuzima bwawe wenda bumeze neza. Ibyo nta bindi, rimwe na rimwe uzumva ufite umutwe ukabije, wari uri muzima, wari umeze neza ariko utangiye kumva ufite umutwe ukabije. Buri mu kintu kizatuma ufata decision rwose yo kujya kwisuzumisha dore ko nta muvuduko ufite. Ikindi, kubabara mu gatuza, kumva uhumeka ukababara, nabyo ni ikimenyetso cya kabiri. Icya gatatu, kubabara mu nda cyane cyane mu gice cya ruguru cyo mu nda, nabyo rwose nubibona please tujya kwa muganga nyine muganga agusuzume. Ikindi, hari nko kuba warebaga neza nta kibazo cy'amaso wagiraga ariko utangiye kureba ibihu, utangiye kubona nyine utari kubona neza. N'ibyo rwose biragusaba yuko nubibona ujya kwa muganga, muganga arebe uko nyine waba umerewe. Nyuma yo kubona ibyo bimenyetso wagiye kwa muganga, wakwibaza se ni izihe ngaruka umwana ashobora kugira bijyanye n'uko nagize umuvuduko ukabije w'amaraso mutwite. Icya mbere ku mwana hariho kuba yavuka igihe kitageze, akazagira bya bimenyetso byose nyine bijyana n'uko umwana avuka igihe kitageze. Ikindi, hari kuvukana ibiro bike, cyane yuko niba ufite umuvuduko ukabije w'amaraso, na ya placenta ijyana intungamubiri ku mwana ntabwo iri kubona amaraso neza. Icyo gihe rero na za ntungamubiri zijya ku mwana ziragabanuka, umwana akaba yavuka afite ibiro bikeya. Ikindi, hari kuba umwana ashobora kugira amaraso make, yanavuka akaba umwana ufite amaraso make, akaba yanakenera no guterwa amaraso. Ibyo nabyo biterwa n'uko nyine iyo placenta nayo ntabwo yari iri gutwara amaraso akwiriye ku mwana, cyangwa ntabwo umwana yari ari kwakira intungamubiri, amaraso, ibyo byose nyine biba bikwiriye kujya ku mwana nk'uko byakagombye. Ikindi, harimo kuba umwana yavuka akagira ibibazo by'ubuhumekero, cyane yuko baba banavutse ibyumweru bituzuye, bagira ibibazo nyine by'ubuhumekero, cyane abavutse batuje nibuze ibyumweru 34. Ibyo nabyo ni imwe muri complication umwana ashobora guhura nayo. Icya nyuma gikomeye wenda nashaka kuvuga ni ugupfa, kuko uri kumva nimba umumama afite umuvuduko ukabije w'amaraso, hari n'ubwo nyababyeyi yomokaho igihe kitageze. Muri kwa komoka rero umwana rwose ashobora kubigenderamo ndetse n'umubyeyi muri rusange. Ikindi, ku mumama hari complication nyinshi nawe ashobora kugira, kuba iyo placenta yakomoka agatangira kuviramo imbere rwose, naho akaba yanahatakariza ubuzima. Ikindi, harimo kuba umumama yagira stroke akavira mu mutwe. Ibyo biri muri kimwe gishobora gutuma nyine bitana ubuzima bw'umubyeyi. Ari nayo mpamvu kwisuzumisha mbere ari ikintu cy'ingenzi ku mumama, wamenye yuko cyangwa wabonye bimwe mu bimenyetso bishobora kumwereka yuko afite umuvuduko ukabije. Ikindi, ku mama harimo kuba yagira nyine hypertension, akaba yakomereza aho nyine agira umuvuduko ukabije. Ibyo nabyo biri muri complication nyine umama ashobora kugira igihe cyose yagize umuvuduko ukabije w'amaraso. Rero wakwibaza ngo se hari umuti muganga agiye kumpa kugira ngo nyine uwo muvuduko uhagarare burundu? Icyo muganga akora bitewe n'ibyumweru uriho nyine utwite, ni ukugufasha kugira ngo umuvuduko ugabanuke, utaguteza izo complication zose, stroke, kuba nyababyeyi yakomoka igihe kitageze, kuba wahita ubyara ako kanya nibuze utuje ibyumweru 34. Icyo muganga akora ni ugutuma nyine umuvuduko wawe ujya ku murongo, nibuza kugira ngo bahe amahirwe umwana kugomeza kura yongera nyine bya byumweru yagakwiriye kugira. Nta muti uhari, umuti uhari ni ukukubyaza nyine bakaba bakuramo umwana. Ariko nanone wakibaza se nimba ndi ku byumweru 20 bazata bambyaza umwana bamukuremo? Ni ukuvuga ngo habamo kureba ku ruhande rw'umwana, benefits z'umwana, ariko n'umubyeyi nyine batamwibagiwe. Icyo gihe rero nibuza icyo muganga aba yifuza ni uko umwana nibuza ageza ku byumweru 34, kuko n'ibihaha nibuza biba bimaze kuba nyine umwana yakwihumekera igihe cyose yavuye mu nda. Icyo gihe rero iri munsi y'ibyumweru 34 haba kuganira na muganga kugira ngo nyine umuvuduko nibuze ujye ku murongo, utaguteza za complication zose, baha amahirwe umwana kuba yagera ku byumweru 34. Iyo ageze ku byumweru 34 barakubyaza. Ariko igihe cyose habonetse ibimenyetso mpuruza, harimo nko kubabara umutwe cyane, umuvuduko ukabije ugomeza kwiyongera, kugagara, ibyo biri mu bintu bishobora gutuma muganga adesida kuba umwana yavuka nyine atarindiriye bya byumweru 34. None iyo ubigize ukaba uri hagati y'ibyumweru 34
37, aho naho ni ukuganira na muganga hashaka kukubyaza kugira ngo yirinde za complication zose nyine uba wagira hamwe n'umwana. Waba uje uri kuri 37, aho ho rwose bagomba kukubyaza kugira ngo birinde nyine izo complication zose. Ikintu bagiye kubabwira ni uko ushobora kugira umuvuduko nk'uko nabibwiye nyuma y'ibyumweru 20, ushobora no gutwita neza ukageza igihe cyo kubyara ukaba wagira umuvuduko ukabije nyine muri cya gihe uri kubyara, bimwe bishobora gutuma nuko wenda bateganyaga yuko ugiye kubyara wenda udakeneye kubagwa se bihinduka bijyanye n'umuvuduko wawe uko umeze n'ibimenyetso ufite uko bimeze. Tuvuge urugero ufite umuvuduko uri hejuru cyane uje kubyara, ushobora kugagara, icyo gihe ntabwo hari n'igihe badashobora kurindira yuko ubyara neza ngombwa ko bagukorera cesarienne. Niyo mpamvu abamama bagomba kubyumva, rimwe na rimwe umuganga azakubwira dukwiye gukora cesarienne yihuta kubera izi mpamvu ugatinda kubyumva, ariko buri gihe muganga ubundi agusuggest ikintu ari uko afite nyine ikimenyetso gifatika cy'uko ubuzima bwawe either buri mu kaga cyangwa ubuzima bw'umwana. Ni ibintu rero muba mugomba kumva. Ikindi ushobora kugira umuvuduko na nyuma yo kubyara, nabyo ni ibintu by'ingenzi kubimenya kugira ngo umenye yuko nimba amaze kubyara ugomba kugufata nyine ibipimo by'umuvuduko bakareba ko ibintu byose bikimeze neza kugira ngo utayibaza yuko ubuzima bwawe bumeze neza. Ikindi kintu wakwibaza ngo se ni ibihe bintu nkwiye gukora kugira ngo ngabanye iyo risike yose yo kuba nagira nyine umuvuduko ukabije w'amaraso. Unfortunately nta kintu wakora kugira ngo wirinde kuba wagira umuvuduko ukabije w'amaraso, ariko hari bimwe wakora kugira ngo ugabanye ibyo byago byo kubagira nyine umuvuduko ukabije w'amaraso. Icya mbere ni ukwirinda kongera ibiro cyane igihe utwite. Uzasanga harimo abantu batwita yari afite nk'ibiro 50 ageze ibiro 100 ageze ibiro 90. Ibyo bintu biba biri kugushyira mu bibazo by'uko ushobora kugira ibibazo diyabete, umuvuduko, ibyo byose turi kuvuga. Ntugerageza nimba unatwite wirinde kongera ibiro cyane, kuko no kuri side y'umwana tuzabireba, hari ingaruka z'uko umumama ashobora kongera ibiro cyane atwite uwo mwana rwose. Ubwo rero ibyo biri mu bintu wakora kugira ngo wigabanyirize bya byago byo kubagira nyine umuvuduko ukabije. Ikindi cya kabiri, niba wari usanzwe ufite diyabete, ni byiza yuko ujya gutwita isukari yawe iri ku murongo kugira ngo nanone wirinde bya byago by'uko nyine wazagiraho n'umuvuduko. Ikindi nimba usanzwe urwara hypertension, ni byiza yuko wazatwita umuvuduko wawe uri ku murongo kandi ugafata imiti neza kugira ngo nawe wirinde yuko hazamo kubagira iyo preeclampsia. Ibyo biri mu bintu bizagufasha kugira ngo nyine ugabanye bya byago byo kuba nyine wagira uwo muvuduko ukabije w'amaraso igihe cyose watwite, ubuzima bwawe bujye mu bibazo, ubuzima bw'umwana bujye mu bibazo. Ni byiza rero ko tubimenya kugira ngo tumenye uko turinda ubuzima bwacu. Iyo wirinze uba uri kurinda n'umwana wawe utegura gutwita cyangwa utwite. Ni ibintu rero by'ingenzi cyane. Ndakeka ibi bintu nubikora bizagenda biguha amahirwe nyine yuko utwita neza ukirinda n'izo risike zose. Noneho waba uri kwibaza ngo se nimba naragize preeclampsia, naragize umuvuduko ukabije w'amaraso ntwite, ni ibiki nakora kugira ngo ninongera gutwita nigabanyirize ibyo byago byo kuba nakongera kugira uwo muvuduko w'amaraso kandi ari mubi nanahaburira ubuzima. Icya mbere, gabanya za risike zose twavuze. Nutwita wirinde kongera ibiro cyane, nutwita ufite n'ubundi burwayi uba ugomba kumenya uko ukwiye kwitaho cyane. Ikindi wikurikiranishe neza kwa muganga, ukurikize inama zose za muganga. Ikindi nugera muri bya byumweru 20 ipimishe kare, cyangwa ubona ibimenyetso bidasanzwe ipimishe kare. Ariko ikirenze kuri icyo, iyo wagize preeclampsia nyine mbere, ni byiza hagati y'ibyumweru 12 na 14 hari imiti muganga aba agomba kuguha nyine kugira ngo agabanye ibyo byago byo kwakongera ukagira preeclampsia. Rero ndakeka ni ingenzi yuko ibintu bimenya, kuko ndabizi neza yuko harimo ababizi ariko harimo n'abatabizi, bakabona bibagwiriye nyine nta gitekerezo na kimwe yari abifiteho. Kandi nk'uko nabibabwiye nyine ni indwara mbi ishyira ubuzima bw'umwana mu kaga, igashyira ubuzima bw'umama mu kaga. Umwana aba ashobora kuba yabipfiramo, mama ashobora kuba yabipfiramo. Ni byiza rero kumenya uko ukwiye kwitwara kugira ngo turinde abana
bakure neza nyine bakomeze kugira ubuzima bwiza. Nizere ko iki kiganiro hari ikintu kigusigiye. Njyewe mwabanye nk'uko nababwiye nitwa Dr. Oliva, medical doctor, nkaba ndi no kwiga kuvura no kwita ku buzima bw'umwana. Ikindi kirenze kuri ibyo nkaba nahitiyemo kuzajya tuganira byinshi bivuga ku buzima bw'umumama n'umubyeyi, bityo abana bakomeze gukura neza. Niba wumva uri interested mu kujya wumva ibyo biganiro, bigenda udakoze subscribe, udakoze like, kuko uri guha amahirwe menshi na ba bandi batabonye ikiganiro kukibona. Dukomeze kungurana ibitekerezo, wandike muri comment, uduhe igitekerezo cyawe, inama yawe, ibyo byose biba bikenewe kugira ngo nyine twese turusheho kugenda twunguka. Ciao ciao.